iryo tegeko riri ku buzima bwawe ryashyizweho n'ababyeyi bawe, ryashyizweho n'ibisekuru by'iwanyu, ntabwo ryakuvaho. Hari igihe tugenda mu nzira hari amategeko aturiho, hari ibyapa bituriho, no, ibyo byapa bigiye kutuvaho. Haleluya, ibyo byapa bigiye kutuvaho. Hari inyandiko zituriho, no, hari inyandiko turazihaze, hari ibintu bituriho Yesu aje kubikuzaho itegeko, ariko icyo dusabwa ni ugusambura. Tokere bene vozoma ayita ya sika ya binifo, turasabwa gusambura. Yesu ashimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro. Ngo barangije ya ngobyi ngo bayimaniraho Yesu yarari. Nshuti bavandimwe bene data, nshuti za Victory House TV, twongeye kubasuhuza cyane tubifuriza amahoro y'Imana, tubabwira ngo Yesu ni umwami. Haleluya. Na Evangeliste Vestina Murengezi ndagarutse nanone kubaganiriza ijambo ry'Imana, kandi Imana iracyari kumwe natwe, iracyatuganiriza byinshi. Imana igambiriye gukora byinshi ku buzima bwacu, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nshuti bavandimwe mubashije kunkurikira muri aya masaha, ndagira ngo dutangire dusenga hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana igira neza, Mana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uriho, wahozeho kandi uzahoraho iteka ryose. Mana watubereye ibyiringiro bikomeye mu buzima bwacu, wabanye natwe tubona imbaraga zawe, wabanye natwe tubona ineza yawe, wabanye natwe tubona imirimo ikomeye muri twebwe. Mana ntago tujya tubura kugushima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turakwinginze rero kugira ngo utwemerere uyu mwanya ubane natwe, uyu mwanya ugaragariremo, uyu mwanya ukoreremo, imbaraga zawe ziboneke muri aka kanya. Buri wese ubasha kumvira ijambo ryawe, Uwiteka umugirire neza kandi umuhe umugisha. Ngaho Uwiteka nakugira ngo ubane nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari nge ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze, uragahora ku ngoma. Icyo duheje ni imbaraga z'abadayimoni, icyo duheje ni imyuka mibi, icyo duheje no gukora kose k'umwanzi, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye mwami Imana, turagushimiye Uwera wa Isiraheli, turagushimiye Mana ifite imbaraga ko wemeye kubana natwe tugirira neza. Tubyambaje dushima twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen, amen. Bene data bavandimwe, turanezerewe kuko uyu ni umwanya w'igiciro udasanzwe mu buzima bwacu. Imana iri gukora ibikomeye mu buzima bwacu tukabibona. Hari abo twagiye twakira message zabo, hari abagiye baduhamagara batubwira ibyo Imana iri gukora. Imana yacu nishimwe kandi nihabwa icyubahiro. Imana ikomeje kwigaragaza kubw'ijambo ryayo, Imana ikomeje gukora kubw'ijambo ryayo. Ndi umugabo wo kubihamya, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndashima aka kanya Imana yaduhaye k'ijambo ry'Imana, Imana iri gukoreramo, Imana iri gukirizamo abantu, Imana iri gutabariramo abantu. Message zanyu twarazibonye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana ikomeje gukora ibindi nanone, kandi Imana ikomeje kwigaragaza no kwihesha icyubahiro, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Yesu aje gutegeka ibyawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu aje gutegeka ibyawe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 2, duhere ku murongo wa mbere, ubundi twakaje ku murongo wa 12, ariko wenda turasoma tweze ku murongo wa 5. Andi magambo turagina tuyaganiraho buke buke gahoro gahoro. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu akiza ikirema giheswe n'abantu 4. Nuko hahise iminsi asubirira i Kaperinaumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho, buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe.
Imana ishimwe cyane. Turasoma n'andi magambo ari hepfo gatoya cyane yuko intego tugiye kuganiraho uyu munsi turayisanga ku murongo wa 11 havuga ngo ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Yesu ashimwe cyane. Bene data tugiye kuganira kuri ijambo rivuga ngo Yesu aje gutegeka ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Burya ibintu byose bigengwa n'amategeko, no mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu gihugu cyacu hari amategeko. Nagira nkubwira ngo no mu kirere cy'umwuka hari amategeko akoreramo. Yesu ashimwe cyane. Rero itegeko burya rikurwaho n'irindi. Birashoboka ko hari itegeko ryaba riri ku buzima bwawe, ariko ndagutangariza yuko Yesu azanye itegeko ku buzima bwawe rikuraho irindi tegeko ryari riri ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ubundi twavuga itegeko rimara iki? Ni akahe kamaro k'itegeko? Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo twumve uko Yesu aje gutegeka, ubundi itegeko rivuze iki? Yesu ashimwe cyane. Kuko Yesu anga kuri 11 yategetse uyu murwayi wari urwaye ngo byuka wikorera uburiri bwawe utahe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yakoresheje itegeko, bivuze ngo uyu mugabo cyangwa se uyu muntu wari umaze igihe arwaye afite ikibazo cyo kuremara, hari itegeko ryari riri ku buzima bwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu ahageze nawe akoresha itegeko. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo itegeko rikurwaho n'irindi tegeko. Sinzi itegeko riri ku buzima bwawe, sinzi itegeko rimaze iminsi riri kuyobora rigenga ubuzima bwawe, rikandamije ubuzima bwawe, ariko ndagira ngo mbwira ngo Yesu aje gutegeka ibyawe. Yesu aje gutegeka ubuzima bwawe. Hari itegeko rigiye kuva ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Rero narimaze kubabwira ngo itegeko rikurwaho n'irindi tegeko. Nahangaha mu gihugu cyacu iyo hagiye kujyaho irindi tegeko rikurwaho n'irindi. Yesu ashimwe cyane. Rero twavuga ngo itegeko rimaze iki? Itegeko rirengera umuntu. Icyo ni ikintu cya mbere. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko waba urengana, ariko itegeko rikaza rikakurenganura. Imana ishimwe cyane. Itegeko riha umuntu ijambo nta jambo yari afite. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko ushobora kuba nta jambo ufite, ariko itegeko rikaza kaguha ijambo kubera iki? Hategetswe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Itegeko riha umuntu agaciro. Ushobora kuba warataye agaciro usuzugurwa, ariko hakaza itegeko riguha agaciro. Yesu ashimwe cyane. Itegeko ritanga agaciro. Yesu ashimwe. Itegeko rikora ibintu byananiranye. Yesu ashimwe cyane. Akenshi mu buzima tusanzwemo bwa buri munsi hano ku isi, iyo ibintu byananiranye akenshi usanga twiyambaza abanyamategeko, twiyambaza abavoka, twiyambaza abantu bize amategeko kugira ngo baturenganure. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ibintu biba byananiranye, ibintu biba byaburiye igisubizo, ibintu biba byanze. Rero icyo gihe hagomba itegeko. Yesu ashimwe cyane. Niba ibintu byaranze, niba hari ibintu bimaze igihe byarazi kukuvaho, niba hari ibintu bimaze igihe warabiburiye igisubizo, nagiye nkubwira ngo hari itegeko Yesu azanye ku buzima bwawe. Tayazene gini vozo brere. Imana ishimwe cyane. Itegeko ryaguha promotion, ryaguha promosiyo. Yesu ashimwe cyane. Urashobora ko waba uri ku rwego runaka, itegeko rikavuga ngo birakwiye ko uyu munsi aho waruri, haleluya, icyiciro cy'ubudehe wari urimo ukwiye kuzamurwa ukajya ahandi ukazamuka. Yesu ashimwe cyane. Ukajya ku kindi cyiciro cy'ubudehe. Kubera iki? Yesu agiye gutegeka. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rishobora gukura kuri promosiyo, rishobora gukura hasi rikaguha promosiyo yo hejuru. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rishobora gukura ku rwego rw'ubudehe runaka rikakuzamura. Yesu ashimwe cyane. Bene data nayo ngo baganirize yuko Imana ije gutegeka ibyawe. Yesu azazanye itegeko, kuko igihe kinini umaze wizungurukaho, igihe kinini wabuze igisubizo cy'ibibazo byawe, igihe kinini ibintu bibaye birebire byanze kurangira. Yesu azanye itegeko. Yesu ashimwe cyane. Yesu agiye gukoresha itegeko. Itegeko rishyiraho finali. Yesu ashimwe. Cyo nkundira itegeko. Ibintu birananirana, ibintu bibiri igisubizo, ibintu biba birebire, ariko iyo haje itegeko finali iraboneka. Yesu ashimwe cyane. Yesu agiye gushyiraho finali ku byaturwanyaga. Yesu agiye gushyiraho finali ku byabiduhagurukiye. Yesu agiye gushyiraho finali ku mbaraga zose zadutwazaga igitugu. Haleluya. Yesu agiye kurangiza. Hari ibintu Yesu agiye gushyiraho akadomo, hari ibintu Yesu agiye gukuraho, hari ibintu Yesu agiye kuvanaho, hari ibintu Yesu agiye gutegeka mu izina rya Yesu Kristo. Izo ni imbaraga z'itegeko. Haleluya,
Haleluya, zina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Twasomye ahangaha ngo Yesu yari Kaperinawumu, ngo yari aho yigisha ijambo ry'Imana ari mu nzu. Niho twasomye ijambo ry'Imana. Yesu arimo yigisha, ariko abantu bazaga ari benshi. Aho Yesu yabaga ari, habaga hari abantu benshi, abantu baraterana ngo buzura inzu. Yesu arimo abigisha ijambo ry'Imana, ndetse abantu bararenga, baragenda bagera no mu muryango hanze. Birashoboka ko hari abantu baje kumva ijambo ry'Imana, bazasanga hari icyokera, bazasanga harashyushye, baravuga ngo no, turatake tuzagaruka ubutaha. Bijya bibaho mu buzima, ariko bisaba kwihangana. Yesu ashimwe cyane. Nugeraho Yesu ari, ujye uhatinda uhagume. Nugeraho Yesu ari, ujye utegereza wumva icyo avugana nawe. Nugeraho Yesu ari, Yesu bari bukora ibitangaza. Nugeraho Yesu ari, Yesu bari bukora imirimo. Yesu ari mu zigisha ijambo ry'Imana. Noneho twumvisha inkuru y'abantu, abagabo 4 baje bikwereye umurwayi bari bafite. Uburwayi yaramara igihe kirekire, bwari uburwayi bwo kuremara. Baramuzana, bamugeje aho ngaho kuri iyo nzu, basanga abantu baruzuye, basanga mu nzu haruzuye, hanze haruzuye, mu muryango haruzuye. Baravuga ngo uko byagenda kose ntago turi busubize uyu murwayi wacu. Yesu ashimwe cyane. Bari bageze ahantu Yesu ari. Haleluya, bari bageze ahantu Yesu ari gukiriza, bari bageze ahantu Yesu ari gukora ibitangaza, bari bageze ahantu Yesu ari gukora ibikomeye, bari bageze ahantu hari imbaraga z'Imana. Oh haleluya, bahageze basanga harambutiyaje. Oh haleluya, aba bagabo bahagurutse bafite intego, bavuze ngo uko byagenda kose turataha duhuye na Yesu, uko byagenda kose turahura na Yesu, uko byagenda kose Yesu arakura n'umurwayi wacu. Bahageze bigira inama, bararebye bona abantu bahari, baravuga ngo nubwo dusanze abantu buzuye, nubwo abantu bari mu muryango ari benshi, ntago dutaha. Yesu ashimwe cyane. Biga strategy, baravuga ngo turazamuka tujya hejuru. Haleluya, ni ku ijambo ry'Imana ryavuze ngo baravuga ngo reka dusambure. Haleluya, dusambure. Tumara gusambura, Yesu ashimwe cyane, tumanure ingobyi yacu tugezeho umurwayi wacu, tumugeze kuri Yesu. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Rero barasambuye, bazanye urwego, nge niko mbyibaza, niko mbitekereza, barushatse vuba na vuba. Baravuga ngo uko byagenda kose tugomba guhura na Yesu, ntago dutaha nk'uko twaje. Ubuzima bwacu bugomba guhinduka, ubuzima bw'umurwayi bugomba guhinduka. Reka dusambure. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwene data, kugira ngo ugere kuri Yesu biragusaba gusambura. Mwene data, kugira ngo ugere aho Yesu ari, hari ibyo ukwiye gusambura imbere yawe, hari ibintu ukwiye gusambura imbere yawe ukabikuraho, hanyuma ukagera kuri Yesu. Haleluya, haleluya. Ngo barasambuye, ngo baragira ngo barapfumura. Yesu ashimwe cyane. Ahari baravuze ngo nyirizu turavugana nyuma, twebwe ujye dushaka no guhura na Yesu. Bo bazamutse inzu, baraje barayisambura, baraje barapfumura, bafata ya ngobyi bayimanuraho Yesu ari. Yesu ashimwe cyane. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Umurwayi bamumanura imbere ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ariko nakunze aba bagabo bari bafite intego, abagabo bari bafite gahunda, baravuze ngo reka dusambure. Yesu ashimwe. Tugeze mu gihe cyo gusambura, tugeze mu gihe cyo gushaka Yesu, tugeze mu gihe cyo gushaka ubwiza bw'Imana, tugeze mu gihe cyo gushaka imbaraga z'Imana, tugeze mu gihe cyo kwegera Imana. Ariko icyo dusabwa ni ugusambura. Tokere bene vozoma ayita ya sika ya binifo, turasabwa gusambura. Yesu ashimwe cyane kandi ahabwa icyubahiro. Ngo barangije ya ngobyi, ngo bayimaniraho Yesu yarari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntago ugomba guhusha. Yesu ashimwe cyane. Nushaka Yesu uzamubona, niwegera Yesu uzamubona, ngo nitumushakana umwete tuzamubona. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Ngo bamanurira ingobyi aho Yesu yarahagaze, ntago bahushije ngo bajyane hirya. Bari batagetinze, bari babyizeho neza, barangije bamanura umurwayi wabo aho Yesu ari. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi aho umurwayi wawe ari ahure na Yesu, uyu munsi uburwayi bwawe buhure na Yesu, uyu munsi bigutsikamiye bihure na Yesu, uyu munsi intambara ufite zirangire mu izina rya Yesu Kristo. Nusambura urahura na Yesu, nusambura urabona Yesu, nusambura urabona imbaraga z'Imana. Oh haleluya. Yesu ngo abonye kwizera kwabo, abwire uwo mugabo, abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Ahanga ku murongo wa 5, bene data bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo iyo Yesu aje ku buzima bwacu, icyambere Yesu azana imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Iyo Yesu aje ku buzima bwacu, icyambere yaje arakubwira ngo mwana wanjye ndakubabariye. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Ntabwo iyo
tujye imbere y'Imana tugashaka kuvuga ibintu byinshi cyane, ahubwo tujye tubatubwira ngo Yesu tubabarire. Yesu ashimwe cyane, kuko imbabazi z'Imana, imbabazi za Yesu nizo zituma tubona ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nashimye umugabo Bartimayo ngo yumvishe Yesu arimo guhita n'abantu benshi, yumva igihiriri cyinshi. Iyo dusomye muri Mariko ibice 10 ku murongo wa 47 ngo yumva abantu benshi barimo basakuza, aravuga ngo mbese habaye iki? Baravuga ngo ni Yesu w'i Nazareti uri uhise. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Bartimayo ngo cyuva ngo ari Yesu uhanyuze, ngo aravuga ngo Yesu, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ashimwe cyane. Mu by'ukuri Bartimayo yari afite uburwayi bwo guhuma, yari impumyi, yari amaze igihe kinini ahumye. Bamuzanaga ngo bakamuterekaho, imvura yagwa bakajya kumwanura nk'uko wanura ibindi byose wanitse, ntiyarebaga. Ariko umunsi umwe yumvishe Yesu, ora kota ya sirema, yumvishe Yesu atambutse, yumvishe Yesu ari kumwe n'abantu, aravuga ngo mbese ninde? Yesu ashimwe cyane. Bamubwiye ngo ni Yesu, aravuga ngo Yesu, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ashimwe cyane. Nakuze uyu mugabo Bartimayo byashobokaga yuko yari gutabwira Yesu akavuga ngo Yesu maze igihe kiri narahumye, navutse ndi impumyi, Yesu nkiza ubuhumyi bwa. No, Bartimayo yabwiye Yesu ngo Yesu mbabarira, kuko cyarakeneye zari imbabazi z'Imana. Oh haleluya. Icyo dukeneye ni imbabazi z'Imana. Iyo Yesu yinjiye mu mazu yacu azana imbabazi, iyo Yesu yinjiye mu byacu azana imbabazi, iyo yashaje kudutabaraza mu mbabazi ze, iyo yashaje kudukiza uburwayi aza mu mbabazi ze. Yesu ashimwe. Yesu abonye umurwayi aravuga ngo mwana wanjye ndakubabariye. Oh haleluya. Ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Bivuga ngo ibyaha byacu nibyo bituma tudahura na Yesu, ibyaha byacu nibyo bitubera bariyeri, ibyaha byacu nibyo bituma tutabona ineza y'Imana, ibyaha byacu nibyo bituma tudatabarwa. Niyo mpamvu Yesu yaje kutugirira neza, aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mwene data kiri imbabazi z'Imana, mwene data ubasha kunkurikira muri aka kanya, ndakwaturaho imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zinjire mu rugo rwawe, imbabazi z'Imana zinjire mu bana bawe, imbabazi z'Imana zinjire mu byawe, imbabazi z'Imana ndazatura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Nanjye nakira imbabazi z'Imana. Haleluya. Icyo dukeneye ni imbabazi z'Imana, icyo dukeneye ni ukugirirwa imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Bartimayo ngo aranasakuje cyane, abari kumwe baravuga ngo ceceka, hari baravuga ngo urimo uradusakuriza, ngo ahubwo arushaho. Nubwo amajwi yari menshi aho ngaho abantu basakuza, ariko Yesu yumvise ijwi rya Bartimayo. Oh haleluya. Yesu yumvise ijwi rya Bartimayo. Birashoboka ko amajwi yaba ari menshi abantu basakuza, ariko mwene data Yesu abasha kumva ijwi ryawe, kuko Bartimayo ijwi rye ryari ritandukanye n'ayandi majwi. Ijwi rya Bartimayo ryavugaga amagambo atandukanye n'abandi bavugaga. Yesu yumvise umurwango, Yesu, Yesu w'i Nazareti mbabarira mwene Dawidi. Oh haleluya. Imbabazi z'Imana zize mu buzima bwacu, imbabazi z'Imana zize mu bana bacu, imbabazi z'Imana zize mu mazu yacu. Twakira imbabazi z'Imana, twakira kubabarirwa ibyaha, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ngo Yesu ngo ariko ngo hari abanditsi bamwe ngo bicayemo biburanye mu mitima yabo bati niki gitumye uyavuga ngo avuga gutyo, arigereranyije, ninde ushobora kubabara ibyaha uretse Imana yonyine. Yesu ashimwe cyane. Ngo muri ako kanya ngo Yesu yibaza ibyo bibwira mu mitima yabo, barimo bajujura aho ngaho. Hari kuwiteka we uturengere kandi udufashe. Barimo bavuga amagambo aho ngaho, baravuga ngo uyu nawe arigereranyije, ngo ninde ukiza ibyaha ngo atari Imana yonyine. Baravuga ngo arigereranyije. Ngo Yesu amenye ibyo bibwira mu mitima yabo, ngo arababwira ngo iyo ukomeza gushama muri imirongo we hepfo, aravuga ngo mbese niki cyoroshye ari ukubwira uyu ngo ibyaha byawe urabibabariye, cyangwa ngo ukorera uburi bwawe utahe? Niki cyoroshye? Yesu ashimwe cyane. Birababaje cyane kuba abantu bataramenya ko Yesu yaje gukiza abantu ibyaha mu isi. Birababaje cyane kuba abantu bataramenya ko Yesu yaje kutubohora. Birababaje cyane ko abantu bikoreye imitwaro baremerewe batazi ko Yesu yaje kuyibatura. Ora kota yasaka yaraba. Uyu Yesu navuga ngo yemwe abarusha n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Birababaje yuko abantu batazi Kristo wabambiwe ku musaraba. Yemwe abantu bashakunkurikirana muri uyu mwanya, mubasha kunkurikirana kuri iyi kamera, ndagira ngo batangarize ko hari Yesu. Rakota yasaka
basaka yaraba. Hari Yesu wavuye mu ijuru asiga ubwiza asiga n'icyubahiro araza aragupfira ku musaraba. Hari Yesu wakubambiwe, hari Yesu ushobora kukubabarira ibyaha, hari Yesu ushobora kugukiza ibyaha, hari Yesu ushobora kukubohora, hari Yesu ushobora kugutabara. Uwo Yesu twaramuhaba ari mu isi. Yesu turagushimiye kuko waje kutubohora, kuko waje kudukiza. Yesu arabwira ngo niki gituma mwiburanya mu mitima yanyu, niki gituma muvuga amagambo menshi, ari ukubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa gukorera bwawe utahe. Niki cyoroshye? Bene data mboreho mbabwire, hari Yesu waje mu isi kandi yaje ari umukiza, yaje ari umutabazi, yaje kudukiza ibyaha kugira ngo abari mu isi bose bakizwe ibyaha byabo. Oh haleluya, haleluya. Hari Yesu, Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Hari Yesu rekota ya zene binivo. Niwe waje kutubohora ubumuga bwacu bwose, niwe waje kudukiza indwara zose, niwe waje kudukiza ibyaha, niwe waje kudukuraho za karande, niwe waje kudukuraho imivumo, niwe waje kudukuraho imitongero, niwe waje kudukuraho amazina mabi batwise. Uyu Kristo rabasaka yaraba. Iyo uhuye nawe ntabwo ubuzima bwawe bwongera kumera uko bwari bumeze. Iyo uhuye na Yesu akubera umukiza, iyo uhuye na Yesu akubera umujyanama, akubera umuyobozi, akubera Imana mu buzima bwawe. Uwo ni Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Dusome ku murongo wa 10 ngo ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Yesu ashimwe. Yesu afite ubutware mu isi. Haleluya. Yesu nufite ubutware ku isi hose. Nta butware buhari buruta bwa Yesu. Ntabwo nta nubuzigira bubaho, nta nubwigeze bubaho. Yesu niwe mutware w'isi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Aragira aravuga ngo ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe. Yesu ashimwe. Uyu mugabo wari umaze igihe kinini ari ikirema, yararemaye afite ubumuga, ubumuga yarafite bukuwehe n'itegeko. Yesu ashimwe cyane. Ntago nzi ikibazo umaranye iminsi, ntago nzi ubumuga ufite, ntago nzi ibigutwaje igitugu muri iyi minsi, ariko Yesu yambwiye ngo aje gukoresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo. Ntago nzi aho bagushize, ntago nzi aho ubuzima bubi, sinzira baragushize munsi y'ibuye, sinzira baragushize mu muzi, sinzira baragushize he, ariko itegeko riragukura uyu munsi mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'Imana zigiye kumanuka ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zigiye kukubohora, kuko Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ibyananiranye Yesu aje gukoresha itegeko. Ibyananiranye Yesu aje kubikuzaho itegeko. Itegeko ryari ku buzima bwawe ryashyizweho n'abakurambere, ryashyizweho n'abasogokuruza wanyu, bashyizweho hararasaka yaraba. Imana irambwiye ngo Yesu aje gutegeka. Rekota ya zenema likora basaka yarama la tutara sakere botaya. Igihe kirageze ngo Yesu akoresha itegeko, igihe kirageze ngo Yesu azura ibyawe byapfuye, igihe kirageze ngo Yesu akoresha itegeko kuko ni ufite ubutware. Mana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Dusomye kuri 12 ndahakunda cyane ngo arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigize kubibona. Yesu ashimwe cyane. Yesu yakoze igitangaza ko kanya, aramubwira ngo ikorere ingobyi yawe utahe. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo nawe naramukunze ngo aragiye asohokera imbere yabo. Haleluya. Uyu mugabo ajya guhura na Yesu, sifa kwa Mungu cyane. Yamanutse hejuru y'inzu, bapfumuye ahantu, basambuye ahantu, bamanukira kuri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ariko amaze guhura na Yesu, umva icyo yakoze. Inzira yajemo ahura na Yesu ntabwo aranyuzemo abanye igitangaza cy'Imana. Bivuze ngo iyo tugiye gushaka Yesu, hari inzira ducamo zananiye gucibwa n'abandi. Hari ahantu tunyura hagoranye, hari ahantu tunyura mu mahwa, hari ahantu tunyura hakomeye, ariko iyo tumaze guhura na Yesu hari ahandi hantu duca bose bakatubona. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ngo atambukiye imbere y'abandi, nyamara aza yaturutse hejuru yarasambuye. Iyo dusambuye tugera kuri Yesu, kandi iyo duhuye na Yesu aravuga ngo nimwikora buri banyu mutahe. Iyo dutashye tunyura imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera iki? Tuba twahuye na Yesu. Sinajya Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva afashijwe n'aya magambo, ndumva nongeye gufashwa n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Baratangara ngo ntabwo ibitwigize tubibona.
Imana ishimwe. Imana igukorera igitangaza abantu. Imana igukorera igikomeye. Abantu bavuga ngo ntabwo bitwigize kubibona, bavuga ngo nta nubwo twigize tubitekereza, bavuga ngo nta nubwo twigize tubyibwira. Reka nkubwire, Imana ijya igukorera ibintu abantu bagatangara. Yesu ashimwe cyane. Imana ijya igukorera ibintu aho abantu bataguhaga amahirwe, batanavuga ko bishoboka. Reka nkubwire, baravuga ngo yabona akazi, bakagira ngo wabona akazi k'ibihumbi 30 cyangwa se 100 cyangwa se 50 cyangwa se 200, ariko Imana igiye gukora ikirenze cy'abantu batekereza. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakavuga ngo ye birashoboka Imana yamuha inzu, ariko se bera imuha ni icyumba na saro, ni ibyumba 2 na saro. Vuga ngo abona abantu. Imana igiye gukora ikintu kirazi cy'abantu batekerezaga ku buzima bwawe. Ora kota ya zene saka yaraba likora basika yama. Bakavuga ngo yego birashoboka ko yabona umugabo, ariko umugabo yabona ni umugabo utarize, ni umugabo udafite amafaranga, ni umugabo byacanze. Ariko Yesu arambwiye ngo agiye gukora igitangaza abantu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusoreze muri ijambo riri muri Luka ibice 7 ku murongo wa 11. Ndavuga mu magambo makeya, ni ijambo nkunda cyane. Bene data, Yesu aje gutegeka ibyawe. Itegeko ryari ku buzima bwawe Yesu aje kurikuraho. Itegeko ryagengaga ibyawe Yesu aje kubikuraho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo y'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Nyumvira di, uwapfuye ni umwana w'ikinege, ikindi nyina yari umupfakazi. Ngo abantu benshi muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugira imbabazi. Haleluya. Za mbabazi z'Imana abwiraga bene data. Aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse. Haleluya. Nababwiye ngo Yesu agiye gutegeka. Yesu azanye itegeko rikura itegeko ku buzima bwawe. Aravuga ngo muhungu ndagutegetse, byuka. Uwari apfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana ishimwe cyane. Bene data bavandimwe, turimo turasoza uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ahangaha ni inkuru y'umupfakazi. Yari afite umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu ngo yari ikinege. Yesu ashimwe cyane. None igihe kiragera, uyu mwana ararwara, arapfa rwose. Birarangira, baragenda bajya kuzana sirikeye, bakora ibintu byose, baherekeza umwana bamujyanye Rusororo. Tuvuga ngo bamujyanye he? Irusororo. Yesu ashimwe cyane. Yesu uyu mudamu, uyu mupfakazi yari yatabawe n'abantu mu by'ukuri. Bari baje baraho ngaho bafatanyije mu kababaro, ndetse barimo barira bamuri hafi bamwihanganisha. Ariko igihe kiragera bafata urugendo bajya gushingura. Yesu ashimwe cyane. Rero ngo Yesu ngo ari kujya muri umujyi witwa Nayini. Ngo abigishwa n'abantu benshi bajyana. Ngo ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Yesu ashimwe cyane. Ahura n'abantu barira, ahura n'abantu bagiye gushingura. Yesu ahuye nabo arababwira ati, Yesu ashimwe cyane. Bamubonye, Yesu ababonye abagirira imbabazi. Agereba umupfakazi amugirira imbabazi. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Arangije amaze kumugira imbabazi, ngo yegera ikiriba agikoraho. Ikiriba ni uyu mwana wari wapfa. Yesu akimaze kumugirira imbabazi, Yesu akimaze kumugirira imbabazi, mbisubiramo mwene data, icyo ukeneye ni imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ziza ku buzima bwawe. Akoze ku kiriba. Oh haleluya. Abari bakikoreye barahagarara. Yesu ashimwe cyane. Iyi kiriba kiri mu nzu, reka nkubwire, nta ndirimbo ibiri muri iyo nzu. Niyo bihari yaba ari y'amaganya, niyo bihari yaba ari y'amarira. Ikiriba kiba kiri mu nzu yawe. Iyi kiriba kiri mu nzu ntago wakaranga, ntago byakunda, ntago warya inyama, ntago byakwemera, kubera ikiriba kiri mu nzu. Mana idufashe kandi Imana iturengere. Iyi kiriba kiri mu nzu. Haleluya. Biba ari ibibazo bikomeye cyane, ariko ndagutangariza ko Yesu agiye gukora ku kiriba. Sifa kwa Mungu. Mana yacu ishimwe kandi habwa icyubahiro. Iyi kiriba kiri mu nzu, umugore araryama agategereza umugabo akamubura, akamubona bukeye zibura umwe. Vuga ngo icyo ni ikiriba. Iyi kiriba kihari, nyirinzara aza akaza gukuraho urugi. Mpamvu uza gukuraho urugi, nanjye hagiye baje kurunkuriraho.
natwagiye baje kurukuraho, ariko ndashima ko icyari kiriba sopeta kayaraba rikoraba sikarabotaya. Iyo nibutse ubuzima, iyo nibutse imibereho, iyo nibutse kera hashize, Mana bintera kukuramburira amaboko. Hari ikiriba cy'ubukode. Data ubasha kunyumva muri uyu mwanya, Yesu abasha gukuraho ikiriba cyawe, Yesu abasha gukora ku kiriba cyawe. Uyu mugore yari umupfakazi, uyu mugore yari afite umwana umwe w'ikinege, ariko Yesu amubonye amugirira imbabazi. Yesu amubonye amugirira imbabazi. Yesu amubonye amugirira imbabazi. Aramubwira ngo mugore wirira. Oh haleluya haleluya. Ngo arangije akora ku kiriba, abari bakikoreye barahagarara. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu Yesu agiye guhagarika. Ntago nzi umuvuduko bifite, ntago nzi uko bimeze, ariko Yesu yambwiye ngo hari ibintu agiye gukoraho. Oh sifa kwa Mungu. Hari ibintu Yesu agiye gukoraho muri uyu mwanya, hari ibintu Yesu agiye gukoraho mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ikiriba cyari kiri mu nzi wawe, ikiriba cyari kimaze mu buzima bwawe, Yesu aje kugikoraho. Akira ubuhanuzi bw'izina rya Yesu. Niwizera ijambo riragusohoreraho. Ora kora basaka yarama tutandika rabosi karabataya rekora basika yama tutekeya basika rimandore taya. Yesu aje gukora ku kiriba cyawe. Yesu ashimwe. Ngo bari bakikoreye barahagarara, bari gukomeza bajya he, kandi Yesu yakoze ku kiriba. Urugendo rwari se ruhagarara. Birashoboka ko bahuriye na Yesu hari 15 bagiye Rusororo, bahahurira n'umugabo witwa Yesu. Hari ahantu ugiye guhurira na Yesu, hari ahantu ugiye guhurira na Kristo, hajya guhura n'umwana w'Imana, hari ahantu ugiye guhura na Nyiribihe, hari ahantu ugiye guhurira na Kristo muri misi ya none. Ndatangariza ubuzima bwawe, niba wizeye aya magambo, hari ahantu ugiye guhurira na Yesu, hari ahantu ugiye guhurira n'umwami w'abami, hari ahantu mugiye guhurira. Ndumva hari abantu bagiye guhura n'umuntu, ndumva hari abantu bagiye guhura n'umuntu, ndumva hari abantu bagiye guhura n'umuntu. Hari umuntu Imana igiye kuzana mu buzima bwawe, hari umuntu Yesu agiye kuzana mu buzima bwawe. Uwo muntu agiye kuza ari umuntu w'umumaro, uwo muntu azanye ibisubizo byawe, uwo muntu ahetse igikapu cy'ibisubizo byawe. Yesu agiye guhuza n'umuntu mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo Yesu aje ku buzima bwanyu, aje ku buzima bwanyu. Ntago nzi igihe umaze uzenguruka umusozi, ntago nzi igihe ibyawe bimaze byaranze kurangira, ntago nzi igihe ibyawe bimaze utegereje Yesu, ariko yambwiye ngo Yesu aje gukoresha itegeko. Yesu aje guhindura ubuzima bwawe akoresheje itegeko, kuko atari itegeko nkubwire. Iryo tegeko riri ku buzima bwawe, ryashyizweho n'ababyeyi bawe, ryashyizweho n'ibisekuru by'iwanyu, ntago ryakuvaho. Hari igihe tugenda mu nzira hari amategeko aturiho, hari ibyapa bituriho. No, ibyo byapa bigiye kutuvaho. Haleluya. Ibyo byapa bigiye kutuvaho. Hari inyandiko zituriho. No, hari inyandiko turazihaze. Hari ibintu bituriho, Yesu aje kubikuzaho itegeko. Yesu akora bataya. Hari ibintu bimasiye byaraguteje igisuzuguro. Imana irambwiye ngo Yesu aje kubikuzaho itegeko. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Zina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ngo wari apfuye arabaduka atangira kuvuga, Yesu amusubiza nyina. Imana ishimwe. Bene data ndabashimiye kubw'umwanya w'ijambo ry'Imana. Ndayankubwira ngo Yesu azanye itegeko ku buzima bwawe. Igihe umaze utegereje Imana, igihe umaze uri ku musozi, Imana yakubwiye ko izakugirira neza, ariko Yesu azanye itegeko, niryo aje gukoresha ku buzima bwawe. Kandi ivuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Wizere aya magambo Imana ivuganye nawe, wizere aya magambo Imana ikubwiye, kuko Imana irambwiye ngo hari inyandiko zari zikuriho, hari ibirego byakuregaga, ariko Yesu aje kubikuraho itegeko, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'ufite ubutware mu isi no mu ijuru. Zina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndabashimiye bene data, ndabashimiye inshuti za Victory House TV, ndabashimiye mukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Haleluya. Rije gusohoza imirimo. Haleluya. Ni ijambo rigendana n'ibitangaza, ni ijambo rimanuka rije gukiza, rije kubahora, rije gukora imirimo ikomeye.
Mana ishimwe cyane. Ndabashimiye umwanya tumaranye, ababashije kudukurikirana. Imana ibaha umugisha. Reka turangize dusenga Imana, mbabwira ngo Imana ije gutegeka ibyawe. Yesu ashimwe cyane, kuko ibyawe nta wundi wagira icyo abikoraho. Reka nkubwire, nubwo ufite bene wanyu bakomeye, nubwo warize amashuri y'ibirenga, reka nkubwire, nubwo wabuzwi cyane, ariko ibyawe ni Yesu uje kubirangiza. Kuko Yesu n'ufite igisubizo finali. Yesu n'ufite igisubizo cya nyuma ku buzima bwawe. Numwizera uwo mwami w'abami, niwizera Kristo wapfuye akazuka, niwizera Kristo ntare mu muryango wa Dawidi, urakira imbaraga z'Imana, urakira ibyiza by'Imana. Imana irakugirira neza, kandi ukuboko kw'Imana kuragora ibikomeye mu buzima bwawe. Reka dusenge Imana. Birashoboka yuko umaze igihe urwaye, birashoboka yuko umaze igihe nta kazi, birashoboka yuko umaze igihe ushaka Imana ngo wakire agakiza. Ndakubwira ngo Yesu aracyaricaye ku ntebe y'imbabazi, kandi aracyarambuye amaboko, aracyavuga ngo yemwe abarushye n'abaremere musange ndabahura. Abantu bagiye bikwereye ibintu bibavuna, abantu bagiye bikwereye imifuka ibavuna, ibintu biremereye, ariko mwese murushye, Yesu niwe karuhura. Iyo mitwaro ni Yesu uzayikuruhura, ibyo bikuremereye ni Yesu uzabigukuraho. Haleluya. Umaze igihe ushaka ko ubuzima bwawe buhinduka, ukeneye ko urugo rwawe Imana irugenderera. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana muri uyu mwanya kugira ngo Imana ize mu buzima bwawe kandi irusheho kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana iri hejuru ya byose, Imana twizeye kandi twaringiye, Imana rubasha, mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ratubwira ngo mbese ubwo duhaye umwana w'ikinege azabura ate kumuduhana n'ibindi byose. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga zari ziri muri wowe wazishyize muri Kristo, urangije uramuduha. Turagushimye Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Twahawe byose muri Kristo, twakize ibyaha muri Kristo, twahawe ubuzima muri Kristo, twakize indwara muri Kristo, tope enebone sakoya takine mando etaya sayini likotayinima rakotaya. Ndategeka ubwo burwayi bukumazeho igihe mu izina rya Yesu. Ndategeka izo mbaraga zagutsikamiye, ndategeka izo mbaraga ndazirimbura mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka byuka ku gisasiro mu izina rya Yesu. Igihe umaze muri icyo cyumba kirahagije, igihe umaze kuburira kirahagije. Imana iravuga ngo byuka wikore buriri bwawe utahe, byuka wikore buriri bwawe utahe. Ndategetse mpagaze muri otorite y'Imana, mpagaze mu mbaraga z'Imana, mpagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana. Ndagutegetse wowe umaze igihe uryamye muri icyo cyumba, wowe umaze igihe urwaye, imbaraga z'Imana zije kuguhagurutsa, imbaraga z'Imana zije kugukiza. Izere gusa. Imana iravuze ngo nikorere uburiri bwawe utahe, niko Yesu avuze. Rekotaya zenema rikotaya. Ndumva hari imbaraga zimanutse zikiza. Hari abantu Imana igiye kongera kubohora, hari abantu Imana igiye kongera gukiza, hari abantu Imana itabaye muri aya masaha, hari abantu Imana igendereye bari mu bitaro bitandukanye, hari n'abasezerewe batashye iwabo, ibyabo byaranze, ariko Uwiteka arabihaze nawe aravuze ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Imana ikoresheje itegeko. Iyo ndwara yawe ikumazeho igihe, ubwo bumuga bukumazeho igihe, Yesu aje gutegeka, aje gukoresha itegeko. Iyo ndwara nikuveho, iyo ndwara nikuveho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndagushimye kuri Imana ikomeye, ndagushimye kuri Imana ibohora, ndagushima kuri Imana ikiza mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo burwayi butandukanye ndabusengeye nibukire. Abarwaye imitwe idakira, abarwaye mu nda hadakira, abarwaye amaguru, abarwaye mu mihogo, abarwaye mu kanwa, abarwaye indwara zigaragara n'izitagaragara, ndategetse mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zibagenderere, imbaraga z'Imana zibakoreho. Yesu akore ku kiriba cyawe, Yesu akore ku kibazo cyawe, Yesu akore ku burwayi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami. Dusengeye abashomeri badafite akazi, Mana ubacira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Bamaze igihe barihebye, bataye ibyiringiro, ariko uri Imana igitanga akazi, uri Imana igikora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ugera mu rubyiruko utanga akazi, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, ukingura imiryango abantu bamaze igihe bagutegereje, baguhamagara, bagutekera. Uwiteka Mana ubakuraho igisuzuguriro, ubaremera amateka mashya
Mana ya Israheli, pfubyi n'abapfakazi ubagirire neza, winjire mu mazu yabo ubaremera amashimwe mu izina rya Yesu. Bamaze igihe kinini bagutegereje, abo ntubaceho, ntubasige. Uwiteka Mana, ukore ku biriba byabo mu izina rya Yesu Kristo. Ugire ibyo uhindura mu buzima bwabo, ubagenderere, ugaragaza imbaraga zawe, ubaremera amashimwe, ubahe guseka, ubahe kunezerwa, ubahe ibyishimo mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Mana, turagushimye. Urakoze Mana, turaguhimbaje. Urakoze Mana, ugira neza. Uri Imana nziza, komeza kubana natwe, komeze kuturengera. N'ibindi byose Mwami ubikore kubw'ibambe ryawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi, kubw'urukundo rwawe rutarondoreka, kuko uri Imana igira neza. Tubyambaje dushima twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Amen. Bene data bavandimwe, turabashimiye ko mwabashiye kudukurikirana, kandi uyu mwanya mufashe mumaranye natwe. Turagira ngo tubabwire ko Imana ije gushyigikira ijambo ryayo, kandi ije kubagirira neza, kandi ije kwiyubahisha ku bw'icyubahiro cyayo. Ibyo Imana igiye gukora, igiye kubikora ku bw'icyubahiro cyayo, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ubwanjye nzabyikorera, sinzemera ko izina ryanjye ritukwa. Imana ije kubyikorera ku bw'icyubahiro cyayo, kugira ngo igaragaze amaboko yayo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze ibaha uburinzi aho muherereye hose. Turabizi ko hanze y'igihugu muradukurikirana, mu gihugu cy'u Rwanda mubadukurikirana, mwese babanje kumva ijambo ry'Imana. Imana ikomeze kubagirira neza no kubiyereka mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom. Tuzongera tugarutse tubaha ijambo ry'Imana. Amen. Amen.